Hello bakunzi ba Gisenyi Komisiyoneri, kampani ya mbere kandi yizewe ibagezaho ibibanza byiza, amazu meza, imitungo yose itimukanwa ni muri Gisenyi Komisiyoneri. Tuba twagufasha kuba wayitunga ndetse ku mafaranga makeya cyane. Tukaba dukorera hano mu karere ka Rubavu ndetse no mu gihugu hose, cyane cyane muri iyi ntara y'Iburengerazuba. Uyu munsi turi hano ni mu karere ka Rubavu nk'uko nabibabwiye, hafi ya UTB, ni metero 80 uvuye ku ishuri rya UTB ishami rya Rubavu. Muri kubona ko ni ahantu heza, ni muri karitsiye nziza cyane, karitsiye yateye imbere ku buryo butangaje, karitsiye iri kuzuramo amazu meza cyangwa se bari kubakamo amazu meza nk'uko muri kubireba muri video. Muri kubona hano hepfo bari kwazamura etaje, na hano ku ruhande rwacu naho bari kwazamura indi etaje. Muri kubona ko ni ahantu heza cyane, kandi n'ikindi kandi hano hantu turi ni ku muhanda. Muri kubona ko ni ku muhanda neza neza, aho tubazaniye kino kibanza. Ni ikibanza gifite ubuso burenga 350. Muri kubona ko ni ahantu heza. Muri kubona kugera kuri iriya nzu hano, kuri aya matafari, kuzamuka no kugera kuri iyi yindi hano, niko iki kibanza cyacu kingana. Ni ubuso burenga 350, miliyoni 25 gusa, ndetse zirimo n'ibiganiro. Muri kubona ko hano hantu bitewe n'ukuntu hameze, ayo mafaranga yaba ari makeya. Muri kubona ko ikibanza cyiza, wakubakamo etaje, wakubakamo inzu yose ushaka, bikaba byagukunda. Uramutse ushaka kino kibanza wa mbere, ntucikanwe n'aya mahirwe, tugane cyangwa se twandikiye kuri nimero iko no muri screen yawe, ndetse wanadusaba ku mbuga dukoresha, haba TikTok, Instagram, YouTube, hose ni Gisenyi Komisiyoneri. Geraho reba ibintu byiza tuba tufitiye, haba amazu meza, apartment, hose Gisenyi Komisiyoneri turahari ubwanyu. Ibihe byiza, turabakunda cyane.